naremeye bikubaho kubwo kugira ngo numara gukomera nawe ugende ukomeza abandi. Yesu aravuga ngo uko nakubabariye nawe ujye ubabarira mwene so. Aho nabonye muri ubwo buzima nari ndimo Imana yacecekesheje buri kimwe cyose, ngera ahantu mbura n'igiceri cy'ijana, nakita nk'igiceri cy'ijana, ariko ubwo buretwa bwari iki? Bwari ikigeragezo. Shalom, shalom. Shalom, shalom Rachel. Turanezerewe cyane kongera kandi kukwakira. Uyu munsi ni umugisha ukomeye cyane. Haraciyemo iminsi, ariko ubuhamya bwawe bwaryoheye benshi cyane, ariko wenda kugira ngo hatagira utakara cyangwa se uyoberwa ibyo twahereyeho mbere cyangwa se kutamenya neza turi kuvugana nawe, watangira wibwira abadukurikiye. Yego, nanjye amazina yanjye ni bisanzwe ni Francis Iraguha aka Zahabu, niyo bakunda kumamagara cyane. Hanyuma ni ibyo ngibyo, twaba turi mu kuri na Francis. Imana ishimwe. So ubushize hari ibyo twaganiriye uri kuduha ubuhamya bwawe, yaba mu gice cya mbere n'igice cya kabiri. Hari benshi babyishimiye, dukurikije feedback z'abantu bagiye bagukurikirana kuri video zawe, ubuhamya uko yagiye butanga. Navuga ngo nakunyuramo gato muri bo. Hari uwavuze ngo Imana ishimwe ko yaguhaye kuyimenya, ikaguhindurira amateka, ikomeze ikwagure muri byose. Undi aravuga ngo gumya uyemere igukoreshe, kuko yabonye ko hari benshi bazabohoka. Because of you, God bless you. Uwo yitwa Janvier. Urumva ubuhamya bwawe bwakoze kuri benshi. Navuga ko iyi ni feedback cyangwa se muri bimwe byavuye mu buhamya waduhaye mu gihe cyatambutse. Wenda batarabubonye bajyaho bakarebaho igice cya mbere uko watanze ubuhamya, noneho ubijya in deep cyangwa se uvuga ko wowe wari uriwe mu magambo arambuye, uduha ubuhamya burambuye cyane. Ndibaza ari by'umunezero mwinshi cyane. Hari ababyishimiye. Navuga ko hari n'abandi bavuze ko ubuhamya bo bari bazi ko ari bo bonyine, ariko basanze hari nabo mwari muhuje ubuzima cyane, ariko wabereye icyitegererezo kuko wafungutse ukavugisha ukuri kandi ugafasha benshi. So rero harimo twagira ngo uyu munsi noneho icyo twashaka kuvugaho noneho ni iyihe imbarutso yaba yarabayeho kugira ngo umenye Kristo. Yego. Rachel urakoze. Nanone n'ubuhamya bukomeza. Ntago nabura gushima abo bantu bose nk'uko wari ubivuze, cyane cyane ndashima n'Imana yemera yuko koko ikadukoresha, ikemera igaca inzira. Ngiye ku bwanjye nishimwe ntashobora kubona uko nakubwira. Yego. Kuko bitangira natwe Imana iguhamagaye, Imana ikubwira uko ugomba kubikora, bitangira utabyumva. Ndetse rimwe na rimwe ukaninangira umutima, ukumva udashaka kugira icyo ukora, noneho warangiza ikakwereka instruction, niba atari gutyo bikoze ntabwo ngewe tuzagendana. Ariko rero ndashima Imana nanone ku bw'aba bantu
bigaragara ko Imana iri kumwe natwe, bigaragara ko iyo wumviye Imana biba ari inyungu z'Imana n'iz'abantu ndetse n'uwumviye Imana, kuko nta mpamvu yatuma tubikora nta mumaro biza kugirira abantu. Wari ubivuze, njye nabonye abantu benshi baratwandikiye, baraduhamagaye, baravuga ati ibi bintu bishoboka gute, bishoboka gute ko ibintu wavuze wabivugaga nkagira ngo uri kuvuga ubuzima bwanjye, nkagira ngo ni wowe waje ukavukira muri njyewe. Abantu benshi bavuze ibi wakoze kutubera imbarutso yo kutwereka ko tutari twenyine. Ntabwo nari nzi ko ngewe hariho abandi bantu babayeho nkanjye, kandi turashima Imana ko wowe wemeye ukayumvira kugira ngo natwe tumenye agaciro kacu, tumenye ko turaba umumaro. Ibyo bintu byose biri kugaragara yuko Imana iri kumwe natwe kandi ko Imana iba ifite inyungu muri buri mushinga wose wubaka. Abantu benshi bagiye bagaragaza amarangamutima yabo, harimo n'abagaragaje amarangamutima batarakomera bati buriya uba wimennye inda, ariko byose iyo biri mu mugambi w'Imana, Imana niyo iba ifite inyungu ku bwa benshi, ku bwa bamwe Imana yemeye ko bazakomezwa na bino biganiro. Rero ibyo ndabishima Imana. Warumbajije rero ngo imbarutso y'agakiza kanjye, imbarutso yo gukurikira Imana no kuyishaka. Nge buri muntu wese Imana ica mu nzira ze, ariko icyo nzi cyo nuko abantu benshi Imana ijya ikoresha ibibazo, yemera ibibazo bikababaho, atari ukugira ngo bibice, ahubwo ari ukugira ngo ibacure, ibakuremo inkamba, noneho ibakore igikoresho cyayo. Gukorera Imana rero ni inyungu z'Imana, ariko nanone ni inyungu zacu by'umwihariko, kuko Imana ibigira ngo iduhe ubutunzi bwayo, ibigira ngo idufatishe ibyo yatugeneye na mbere hose. Urakoze rero. Kuri njyewe ni imbarutso nakita nk'umubabaro. Ndi kwivuga, nkunda kubivuga nk'uvuga inkuru, nari mbabaye pe, niyumva nk'umuntu ubabaye, niyumva nk'umuntu w'umunyagahinda, numva nk'umuntu isi yanga, hahandi muri njyewe nari mfite uwo mubabaro uvanze, nabisobanukiwe maje kumenya Kristo, uvanze n'agahinda gakabije, ako gahinda ariko gakubiyemo ubwoba. Iri ni ryo jambo ryiza cyane, gakubiyemo ubwoba. Rero ubu bwoba iyo buje bukaba bwinshi muri wowe, ubu bwoba bugukubita akato, bukakujugunya ku ruhande, bukakuteramo uruzerero. N'imvugo y'abarokore uruzerero. Ubu bwoba iyo buje buza rero mu isura y'ibibazo, niyo yabaye imbarutso. Ibyo bibazo rero ni handi wisanga amikoro yawe yose ntayahari, nta finance ufite, wisanga nta muryango ufite, wisanga nta nshuti ufite. Wareba hirya ikintu cyose ureba ugasanga ni ikibazo kuri wowe. Gishobora kuba ikibazo kimwe muri ibyo, cyangwa gishobora kuba n'ikibazo, ibyo bibazo byose bikizira icyarimwe bikakugwaho. Rero ngiye ibyo byose nabyisanzemo, maje kubyisangamo nta kindi. Ntabwo nari nzi ko imbarutso nk'uko bajije ngo imbarutso ngo ngomba kujya gushaka Imana, ahubwo nagize kumva yuko sosiyete iranyanga, nta muntu nkunda, ndetse n'iyo mbibonye nanjye nkumva nta n'umwe noneho nshaka. Umuti nkumva avuga okay, birakwiye yuko noneho nava mu bantu, birakwiye yuko najya ku ruhande nkikorera inshuti nshya, birakwiye ko najya ku ruhande nkashaka andi mafaranga nkatangira zero,
birakwiye ko najya ku ruhande nkashaka donc societe nshya. Ariko muri uko kubitekereza gutyo ni ijwi wumva, burya twumva amajwi muri twebwe, numvaga iryo jwi. Ariko muri njye nkavuga nkumva ngiye kugenda ngiye gushaka ahantu mbonera uburuhukiro, umve uburuhukiro, ahantu nkora business nkatangira zero kuko nta n'igiceri nkifite bigakunda, ahantu ntazongera kuba ikibazo ku bantu cyangwa ngo mbareke babe ikibazo kuri njye. Urumva ibintu biza mu buzima bimeze gutyo. Noneho iryo jwi iyo ryumviye uragenda. Njye nanjye ni gutyo nagiye ku ruhande gatoya, ubwo bwari ubuhamya bwanjye nibwo ndi kukubwira, niyo mbarutso nkagenda. Nagiye mfite iyo ntego vuga ati ngiye gushaka discipline. Ntabwo nari nzi ko ari n'Imana nzava ku nzoga mve ku itabi, urumva, ndeke ibintu byose, mve ku mijinya, urumva, ndeke gushwana n'abantu, njye gushaka discipline nubake ibindi bintu. Noneho abantu bose bamvuyeho, ubwo nari mfite umutima nakita umutima ukomeretse, ariko umutima wuzuye n'ikintu kimeze nk'ibikomere by'inzika. Ati nimara kubona aya mafaranga, nimara kugira aho ngeze, babandi nzababona bimeze gutya. Urabyumva? Donc uba ufite umutima ukomeretse, wumva udashaka abantu, ugiye ku ruhande byagenda gute? So ukuntu byagenze rero, nagiye ku ruhande ntabizi. Ikintu cya mbere nakoze, nari narumvisha umuntu uzi Imana, wamenye Imana, twiganye, yari inshuti yanjye cyane. Ndamwate se wancumbikira, urumva, iminsi mike transit ko ngiye gushaka amafaranga mu mahanga, ni hano muri Afurika. Narambwira ati nta kibazo. Ariko impamvu nawe namuhisemo kuko nenze ko ari umuntu udafitanye ubusabane nibyo nari mvuyemo bikomeretsa. Ibyo yaba ari ibiyobyabwenge, yaba ari ikintu mvuga nshaka umuntu nacaho akambera amahoro kurenza uko yambera ikibazo. Muciyeho icyo namuhitiyemo koko narakibonye. Ubwo umunsi naciyeho wa muntu arambwira ati humura, karibu, aranyakira, anyerera imbuto, ndamureba. Kubona umuntu mwari inshuti, nawe mwakoranye nk'ibyo mwakoranaga, mwasangiye inzoga, mwagiye mu bagore, mwakoze ibintu byose bibi hamwe, kuko narumvishe ko ararokotse. Nawe ati kamuceho ni muceho, yari inshuti yego, ariko ndanamuboneraho amahoro. Uwo muntu mugezeho koko ntangira kubona ibyo ari gukora, ntangira kuba tuzi ko byari bishoboka. Nkajya nanamubaza ati ko se mbwira, bambwiye ngo wararokotse, kuko urarokotse wamenye Imana. Nareba nkajya mubarira mu mibare nk'umwate, ntabwo bishoboka. Ubu tibure tuzabyirebera, ariko turi kumwe se, nkamwatisha nuba mfite amatsiko ukuntu uwo muntu. Ubwo naragiye, yaramfashije transit nari nciyemo, namuraye hejuru, ndagenda aho nagiye naho ntihaba amahoro kubera intambara ririyo. Ndagaruka namubwira ati ongera uncumbikire. Arangera arancumbikira. Noneho icyo gihe ancumbikira ntuje. Yari umuntu usenga Imana. Arangije mu gusenga Imana rero anyerera imbuto ntigeze n'expectinga, ariko izo mbuto ubu munsi ku munsi ko nawubanyemo nawe, aba ari byo ngenda menya yuko koko Imana yampamagaye. Kubera iki? Nisanze mu mwanya ndi kumwe n'umuntu usenga, tukagendana, ijambo numvaga mu matwi, mu mutima, wa mutima ujojoba ukomeretse, wa mutima wumva yuko aho wagiye wari byari mu kato, byari ugushaka aho ujya kure y'abantu. Ubwo ndacyabaswe, ndacyazuye kunywa iryo tabi, ndacyuzuye kwiganyira muri njye, ndacyuzuye niba ndi nko gutanga ubuhamya mubwira se bimeze bite, navuga nka icyambere no guhita mvuga ati abantu ni babi, abantu barankomerekeje. Urumva, mbese ninjye mfite umutima urega, umutima uca urubanza,
kubona yuko ngewe ndi mwiza abantu ni babi nuko ngo ndi mwiza akisi yarampemukiye urabyumva nibwo bwa ruhamya bwanjye so ikintu yanyikoreye gusa ngati byose tujye kwisengera ikintu yambwira ati humura ibyo wabuze byose numenye Imana izaguha ibirenze ibyo ngibyo iryo jwi namara kuryumva nkumva hari ijwi ihumure mu mutima wanjye nkumva hari ijwi riza rigahita rifata nka bya bindi byose byuzuye ibitekerezo byanjye rigahita ribigira iki rigahita risa nk'iribizimije atari uko bivuyeho ahubwo ngahita numva ndaruhutse ukuntu iminsi yose nabanye nawe wa muntu agiye mu mujyi abyutse yasize mu nzu nta kazi mfite reka dushima Imana yuko twabyutse amahoro leta mfata mu kiganza tugasenga n'umugabo umuntu kugufata mu ntoki twasangiye itabi twasangiye inzoga twakoranye ibintu byose bibi dusenga Imana twasengana kuko nkumva hari ikintu cy'ikirere cyiza kajya mu mujyi akagaruka kadusenga Imana akamfata mu kiganza dushima Imana yabanye natwe nagiye mu mujyi urumva nanjye mbere yaho n'umuntu ari gukubita amatekinike uyu muntu aba mbeshya tu ubu koko cyangwa sarakabya ubu sakabya ubu koko cyangwa bayigira umurokore koko yigira umuntu wamenye noneho wa muntu mureba kandi ubwo njyewe ntiyigeze ambwira ngo ibi bintu ukora ni bibi uzabiveho urumva ngo turacyari cyangwa itabi nkamwe ati rwose ngenda cyangwa itabi ndacyari mu bubata none se wamfashe nta nubwo namusabaga icyo yamfasha yambwira ati wowe nugiye ikibazo ntukarimwera no mu nzu basi ujye ugenda akambwira Imana izakugirira neza Imana izagira iki izakugira neza ibyo reka dukomeze dusenga Imana izakugirira neza noneho njye gahoro gahoro karibwo ngenda ndeba mpumuka amaso nkareba nkibaza impamvu ki kuko umuntu mukuru iyo kuzana iyo myotsi hanze nakicana nawe ukabona nta kwinuba ntagira iki urumva umuntu akamwe ati buryo uzadukomeze tujye kwisengera ntugire iki Imana izakugirira neza okay ibyo rero bivaho tukajya tujyana mu nzu y'Imana aho basengeraga nta munsi n'umwe mu materaniro yawe nigeze ndata n'umunsi n'umwe iyo najyagayo baririmba nk'indirimbo yo guhimbaza bapfaga kwitera gutya nkahita mvuga ati uyu ni njyewe nkumva ibintu bigenda bihanagura umutima wanjye nkumva ngenda mbona uburuhukiro numva ngenda nduhuka ati ariko kibeshya gato nasohoka nareba ibi bya bibazo byose byanjye mbirebesha ntangiye kubitekerezaho nkahita numva hahandi mvuye nahavuye ariko ndasubira mu buzima busanzwe nkongera nkaba wundi nkumva ndaremerewe so urwo rugendo noneho ntangira kwiga ubuzima bwo gusenga mwana mubwira ko se biti ko ngewe tujya gusenga tuvuyeyo nkahita numva amahoro arongera aracitse nkongera nkumva kugira ngo nduhuke nuko nicomekera agasigara kanjye bikenze gute naho nyakunyana natekereza abantu nkumva ndakomeretse nkumva nibikomere gusa buri gihe mba mbona ibi bikuba nyangati komeza usenge ntucike intege yambwira amagambo akomeye yambwira ati wowe ugira intego iyo icyo ugomba kubwira Imana intego yawe ni iyihe mu gusenga urashaka ko Imana igukorera iki mu buzima urabyumva aho yambwiye buryo nibwo natangiye rero gutangira gushaka intego kuko tujya imbere y'Imana ariko tukavayo tutabonye twasubira mu buzima busanzwe tugasanga dufite ibibazo none ubwo nabwiye Imana tukiri aho ngaho hari n'umunsi umwe naganiriye n'umuntu muri uko kuganira
mu gihe twaganiraga ndi kumuha ubuhamya bwanjye ndi kumubwira uko bimeze ibiganiro ntibyahindukaga byahoraga ari ibiganiro nyine byari nakubwiye byo guca imanza byo kumva ko ari njye ubabaje kumva kwirebaho cyane arangije yakuma mvuga arangije arambwira ngo desira wa mwana we ukeneye ijambo icyo kintu yakimbwiye twari turi mu guterana kwiga ijambo kw'ab'ingenzi tangira ukeneye ijambo akambwira ko akunda umuntu akabwira umwana umubyeyi mukuru tangira ukeneye ijambo ndabyumva ariko mera nkaho ntabyumva ariko gakomeza kanyandika mu mutwe gasona aho ngiye hose kiriya muntu yambwiye nkeneye ijambo ntangira kugenda numva ibyigisho ijambo ni iki mu buzima bwacu ijambo rikora iki mu buzima bwacu kugenda rero tugenda dusoma icyanditswe yego jambo umwana w'Imana kandi uwo jambo ni Imana ambo nkeneye Imana mu buzima bwanjye okay none se kuki nkeneye Imana mu buzima bwanjye umwana Yesu Kristo yaratuvukiye tuvuye muri Noheli kuki yatuvukiye yazanywe n'iki urabyumva ntangiye rero kumenya impamvu ki nkeneye ijambo ambo intego nayimenye none nuko ushaka ijambo uko ngenda kuko nshakaho gato mu ijambo akaba aribwo ngenda ntangira kumva akaba aribwo ngenda numva amatwi yanjye afungutse akaba aribwo ngenda ijambo numvishe nkagenda nkarisanisha no ku kibazo cyanjye akaba aribwo menya ati gutya burya ni gutya bimeze urabyumva noneho niho mahandi nkunda kuvuga ati ijambo rigomba kuduhindukira ubuzima iyo ufata ijambo ukarisanisha ku kibazo cyawe ubona umuti w'ikibazo ubona inkomezi kuri cya kibazo ngayo nguko niho rero natangiye ndangije navuga ati okay noneho ndabimenye nzajya nsenga nte nzajya mbwira Imana nte ntangira kumenya urugendo ese kuba iki dusenga ambo ntajya twajya mu masemina turi kwiga gusenga ni umwanya umuntu abamo akagirana ikiganiro n'Imana Imana akayibwira nayo ikamubwira nk'uko umuntu agirana ikiganiro none ambo kandi Imana wizeye iyo uyizeye ukayibwira ukabibwira wizeye ibyo wizeye nta kabuza birasohora ambo uko niko kwizera natangira kugenda mbimenya natangira kugenda mbireba nkabikoresha kubyumva noneho ngenda ubwo urumva ntangiye kugira ijambo muri ngewe kandi iryo jambo iyo ndikoresheje mu by'ukuri ntangira gusobanukirwa ngayo ngoko sinangiye kumenya ijambo sinangiye kumenya uko umuntu aganira n'Imana gusenga noneho n'ahantu ubwira Imana wamara kuyibwira nayo ikakubwira ngira ihame rero wawe umubyeyi wanjye wo mu mwuka wancumbikiye wanyereraga imbuto umunsi ku munsi arambwira ati gira intego impamvu icyo ushaka Imana urabyumva ndagiye ntangiye kumenya gusenga noneho amagambo ya mbere nabwiraga Imana nabwira ati okay urabizi ko mfite uburemere ndemerewe n'umutima urabizi ko isi nyanga urabizi ko nta nshuti mfite urabizi ko muri ngewe ibyambayeho byose urabizi none se ubu wamarira iki ko tumajije kwiga ijambo iyo nizi ijambo barambwira ngo icyakuzanye ni ukugira iki ni ugutanga amahoro ngo hazanywe kugira ngo utubohore uduhe amahoro ambo kandi waje no kugira ngo tubone ubugingo noneho nagenda uko dusenga uko mbyumva nkabihuza na ya ntego yanjye ngomba gushaka icyazanye umwana w'Imana no kugira ngo mbone ubugingo bw'iteka icyo mbanze nkibone kuzapfa
ubuzima bw'iteka buveho ahubwo ngewe nzabe ubuzima bw'iteka cya kabiri mbone amahoro mu mutima kuko hano ku isi nta mahoro nari mfite Imana ishimwe amen noneho nanjye kujya uko byagenda kose rero ubwo ibyo byose tugasenga imbere y'Imana narangiza ku imbere y'Imana nkaza kwisanga muri bya bindi ariko kubera ko nari narangije kubona intego cya kintu sinkiveho nkabwira Imana ati uko byagenda kose uko nasubira inyuma kose sinzakuvaho ndashaka aya mahoro yo mu mutima kandi numara no kuyama nzagumana nawe aya mahoro kuko niba ari wowe uyatanga nta wundi uyatanga twigumanire twigumanire benshi barakeneye tubone amahoro yo mu mutima nanjye ubwanjye rero maje kumenya intego nibwo navuze ati okay kandi koko iyo ndi kumwe nayo uko najyaga gusenga nari ntaramenya yuko ayo mahoro ushobora kuyakura gusenga nkayajyana no mu nzu aho ndi burare aho najyaga mbere urabyibuka nabikubwiye najyaga gusenga nasohoka bigahita birangira ariko noneho menya kuko none nzajya nkukura no mu nzu y'Imana nkukomezanye yaba mu nzira ngenda no mu rugo yaba mu rugo yaba mu banjye yaba mu bo mpura nabo yaba ngiye kugura ikintu ku iduka noneho uko ngenda mbyumva rero kugira intego ngo icyazanye umwana w'Imana uko byagenda kose ndashaka nanjye nkibone nateguye ibyandiko hariho abantu benshi batanze ibyifuzo baravuga ngo ibyiza buriya twajya tunatanga n'ijambo kuko ijambo niho umuntu agenda akareba agasoma rya jambo rikamubera ubuzima nifuje ko dusoma muri Yohana 14:27 umurongo wa 27 Yohana 14 umurongo wa 27 ndagira vuba ntago ntinda yego nta kibazo kugira ngo wumve intembero yanjye n'ukuntu nabwiraga Yesu nawe rero niwe wabisezeranye umurongo wa 27 umva ukuntu yavuze ajya kugenda yavuze ngo mbasigiye amahoro yanjye ngo ndayabahaye icyakora simbaho nk'uko abisi batanga imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye amena amen umva Yesu yarabizi ko nagenda agomba gusiga yujuje icyari cyaramuzanye yari gusiga twuzuye amahoro kandi aya mahoro iyo tuyabonye afiringa ahita yirukana bwa bwoba bwatumye tuza kumushaka siko bimeze tumuzanira ubwoba tumuzanira ibibazo tumuzanira ibintu byose kudasobanukirwa ariko iyo tuje tukamubwira ati turaje tukuzana ibi byose nibwo avuga ati mubizane nindagiza ngenda baha ibidahwanye n'ibyo abisi bo bashobora kuba kuko umuntu w'isi iyo aguhaye ibyo aguhaye mumera nk'aho muguze mumera nk'abari mu mibare aguha ikintu agufiteho inyungu aguha ikintu akubarira mu mibare ari kuvuga ngo bimeze gutya inyuma biragenda gutya ukabona umunezero w'akanya gato ugatangira nawe kugira ngo yaguhaye ariko ejo cyangwa ejo bundi wareba ugasanga ntabwo byari ukuguha nta neza yari irimo ariko rero Yesu we yaje nta kindi aguha amahoro y'umudendezo amahoro adakama amahoro yo guhora ubyumva kandi ubisobanukiwe akenshi iyo umuntu abwiwe cyangwa se yumvise ijwi rimubwira ngo ngwino ukora iki cyangwa se unkurikire tugendeye no bimwe mu mateka y'ababigishwa ba Yesu hari abo byagoraga bitewe n'ijwi bumvise
hari igihe twitiranya ijwi ry'Imana riduhamagaye bimwe henshi ku ruhande abandi batarabisobanukirwa neza bavuga ko ari amarangamutima umuntu yari afite ariko nibanze kuri iki kibazo cyangwa se bitewe n'ibyo bamaze kutubwira ijwi ni nk'ikihe kintu gikomeye cyaba cyaratumye ubasha gusobanukirwa ko koko 100% ari Imana iri guhamagaye kuko akenshi hari igihe bihura n'amarangamutima cyangwa se bamwe bagatangira kugira dute urumva abenshi niba nabisobanukirwe ko by'ukuri ari ijwi bumvise ryari ryo ari ry'Imana yari bahamagaye ngo muze mutangire umurimo yego urakoze cyane hano ndagira ngo nkubwire hari urabona Imana ikintu cya mbere gituma wemeranya n'umutima wawe yuko ari Imana iguhamagaye ubundi muri uko Imana ikora iyo irangije kugufixinga ndabyita ngo irangije kugutura wa mutwaro wawe abyumva iyo irangije iyo urebye inyuma ugasanga byandi byari ibibazo kuri wowe byararangiye ikiba gisigaye utangira kuvuga ati bya bintu bimeze gutya iby'Imana rero niyo nkunda kuvuga ngo ntabwo ari byo kugundira iyo urangije kumenya aya mahoro y'umudendezo nta kindi tuvuga ati naho napfa ariko n'abandi benshi baraboshywe n'abandi benshi barababaye n'abandi benshi bakeneye kuri ubu butunzi nabonye kuko Yesu Kristo yarangije kubikuzuza ahita akubwira ngo naremeye bikubaho kubwo kugira ngo numara gukomera nawe ugende ukomeza abandi Yesu Kristo ntabwo akiri hano ku isi yaragiye ariko umugambi we ni uwo kutugira ibikoresho ni uwo kutugira abagaragu reka mumbabarire dusome hari ahantu nkunda cyane ukuntu yahamagaye Pawulo ukuntu yahamagaye Pawulo mu byakozwe n'intumwa amukoresha nkanyemerera dusome aha hantu wumve urahita ucyumva neza ni mu byakozwe n'intumwa 16 turagarukira wenda ku murongo wa 18 nibwo Pawulo yisobanuraga imbere ya Agripa amusobanurira nawe ibyamubayeho Pawulo uyu nguyu yari niwe wa mbere ngewe mbona watoteje nk'itorero ry'Imana ko yari totezaga azi ko ibyo ari gukora ari ukuri azi ko ibyo ari gukora ahagaze ku ruhande rwiza uzumva abantu benshi hano mu buzima bwo hanze umuntu avuga ngo akunda Imana urumva ngo ngewe Imana muvuga ngo nanjye ndayikunda ngo kandi ndasenga urumva ariko ubwajya kwira ukabona niwe ibyo ari gukora nibyo bitoteza Yesu Kristo bimusubiza ku musaraba ibyo ari gukora kuko mu by'ukuri ugasanga nibyo bimuremerera rero Pawulo uyu nguyu nawe yarari kwisobanura avuga ngo nanjye ibi ngibi nabyisanzemo bimeze gutya umwami yaransuye bigenda gutya dusome wumve ngo Imana yaramubwiye ngo haguruka uhagarare kuko igitumye nkubonekera ari ukugira ngo ngutoranye nkugire umukozi wanjye ngo n'umugabo wo guhamya ibyo ubonye ibyo ki ibyo ubonye nibyo nzakubonekerana uranyumva umva 17 ngo nkugize ab'ubwoko ngo nkukize ab'ubwoko bwanyu n'abanyamahanga ari bo ngutumyeho umve reka mpere kuri murongo 16 Imana yari imaze kumwereka ukuntu imutoranyije urumva iyo umajije nicyo kibazo nasubizaga iyo umajije kubona iby'Imana ikoze mu buzima bwawe iyo umajije kubona imbaraga z'Imana iyo umajije kubona ukuntu Imana ikwiyereka mu tuntu dutoya kuva ku gato no mu binini aho ubuze ibyiringiro hahandi ubuze amahoro kuko ukabona iragufixize igusubije ibyishimo igusubije gushira bwa bwoba bwari bugutwikiriye nibwo utangiye kuvuga ngo Imana iriho kuko yarabinkoreye nta n'umuntu n'umwe ushobora kuzanganya yumvishe ko Imana itariho urabyumva noneho
iyi Mana imajije kubigukorera ihita ivuga ngo none ndaguhagurukije ugenda umpamiriza uvuga ibyo wabonye ngaho yarabimubwiye yaramubwiye ngo uri umugabo wo guhamya ibyo ubonye kandi iyo arangije guhamya ibyo ubonye genda muri bene wanyu uretse wumve nkukize ubwoko bwanyu n'abanyamahanga ari bo gutumyeho ubwoko bwanyu ubundi Paulo ataramenya n'Imana yari ari mu buhe bwoko mu bwoko bwatotezaga ab'Imana bwatotezaga Yesu Kristo ndabagukijije kuko mushyize ku rundi ruhande rw'abagabanya amahoro yanyu rw'abagabanye gusobanukirwa ibyanjye by'urukundo rwanjye ibyanjye n'urukundo n'imbabazi n'uguca bugufi n'ukuberaho abandi n'ugufashanya banyumva najya nkukize nkukuri ku ruhande rwa bene wanyu bababeshyi babakurikira inyungu mu bandi noneho wowe nkukureyo ndetse nkukize n'abitwa abanyamahanga umva 18 ngo kugira ngo ubahumure amaso ngo nabo bahindukire bave mu mwijima bajye mu mucyo ngo bave no mu butware bwa Satani bajye ku Mana ngo bahere ko bababarirwe ibyaha byabo ngo baraganwe n'abejejwe no kunyizera urabyumva umvishe impamvu ki umuntu yemeranya n'Imana yuko yamuhamagaye iyo umajije kubona buno butunzi nta kindi ubu butunzi ni ukuraganwa na Yesu iyo twizeye Yesu Kristo twese ngo turaganwa kimwe umurage n'umwe ngo kugira ngo tumwizere nitubanyizere natwe tubone aya mahoro ariko sinzi niba ubibona ibaze twese muri mu bantu bose banze nabo nzahura nabo tumajije kubona aya mahoro y'Imana none ukifuza yuko yasangiza buri muntu wese uguca imbere akagenda ayaryaho nawe uko wagiye uwo mwahuye ni nka network uwo wahuye nawe akongera akarya ku mahoro aguturutseho twese tuzabaraganwa baya mahoro duhabwa ubu bugingo rero niyo mpamvu umuntu ahishurirwa kuko nta kindi ijwi ry'Imana iyo rikujeho Yesu aravuga ngo uko nakubabariye nawe ujye ubabarira mwene so abyumvishe uko nagukunze nawe kunda mwene so nkuko wikunda nta kintu nta bundi buhamya dukeneye nta kundi gukorera Imana dukeneye uwakunze nagenda uwakunzwe nagenda kunde iyo ukunze uba wavuze ubuhamya niyo uhumuye mwene so niba nkuko mbivuze hari ubuza byumva akavuga ati kuko nanjye ndashaka kujya ku ruhande rw'abakunda already azaba yinjiye tuzaba twabaye babiri nge nawe dukundane tuve mu buryarya tuve mu kubeshyanya siko bimeze tugiye mu ruhande Yesu agereranya n'abanyamahanga ngo n'abari bene wacu iyo tumajije gusobanukirwa no kubona uwo mucyo ukatuvira umucyo nta wundi Yesu yakoze kuri uriya mugabo Paulo wari uri mu ruhande yitaga azi ko ari rwiza yitaga ko ari rwo aboneramo amahoro amajije kumenya ukuri yuko atari rwo ruhande rw'amahoro hari urundi ruhande ruzima nta kindi Imana yamuhamiriza amuga ati rero ibi byose wari uzi yuko ari uri mukuri ariko ntabwo uri mukuri ahubwo ubwo wowe akabazo kawe gakemutse ni kubera icyo utagenda ngubwire n'abandi ukukuri abandi nabo babone kuri aya mahoro kuko ibyanye ntabwo ari byo kugundira uko byagenda kose ni icyo kimenyetso cya mbere kigaragara ku muntu wamenye Imana by'ukuri nuko iyo amajije kumenya urukundo rw'Imana bica muri ya nzira Imana yamusuyemo urabyumva ngusubije inyuma hari akantu ntakubwiye ngiye nabonye Imana mu tuntu duto aho nabonye muri ubwo buzima nari ndimo Imana yacecekesheje buri kimwe cyose ngera ahantu mbura n'igiceri cy'ijana nakita nk'igiceri cy'ijana noneho kwa kundi Imana yabanye Imana inzira icamo zose zisa umuntu wese wahuye n'Imana uzasanga
azi afite aho ahurira n'Imana mu buryo bwo kumenya kwinzara iryana, mu buryo bwo kumenya kubura aho arara, mu buryo bwo kumenya kubura uwamurengera mu buzima. Urwo ni urugendo. Noneho iyo Imana iguciriye inzira ikaguhuza n'uwakubereye umugisha, nibwo utangira kwizera Imana ukavuga ati nabonye urukundo, kandi Imana ni urukundo. Ugatangira kuvuga ngo nanjye ndashaka ino Mana. Hari umuntu umwe mu buzima bwawe ushobora gutuma ukunda Imana, waba we naba we, bigatuma mvuga ngo Imana iriho. Kubera iki? Ko hari umuntu wamenye Imana neza koko ashobora gutuma undi muntu akunda Imana. Rero utwo tuntu duto Imana igenda hahandi wabuze neza icyo kurya, ukabona Imana ikoreye nk'umuntu utari ufite gahunda, umvisha kumanze ku muryango akirurye. Jya ubutakiri muri rwa rwego. Ibuka uko natangiye na bwa bwoba musohotse mu gihugu cyambyaye, uvuga ngo abantu bagushizeho ukagera naho ubura noneho nicyo kurya ku munsi. Rero ikakwigisha handi mu rugendo ugenda n'Imana, nibwo umenya ngo uko umenya ko wahamagawe, nibwo utangira kumenya ko ibintu byose byarashize, noneho ndi gucurwa n'Imana. Muri uku gucurwa n'Imana, reka nemere mbe umunyeshuri mwiza, nicare hamwe ubundi ncure impe ibyayo, ubwenge bwanjye n'imyumvire yanjye. Ari nk'iyo Pawulo yari afite imyumvire ishingiye ku idini ryabo, urumva, ry'abafarisayo, bazi yuko ari bo banyakuri, bagendera ku mategeko, ariko bazi ko ibyo bakora neza babikora neza. Yesu araza akakwereka uburyo we akora. Iyo akweretse uburyo akora nuko wakoraga, wowe uhita umenya yuko uko wakoraga bitari byo, noneho ugahita ushaka gukora kwiza kwa Yesu. Rero ni muri utwo tuntu duto nagiye mbona urukundo rw'Imana, akantu gato nkahita menya ngo Imana iriho kandi irakora. Ugashima Imana kubwo umuntu ikoreyemo, ariko ukamenya yuko ari Imana. Abantu benshi nanjye nari ndimo, hahandi umuntu ahanga amaso ku muntu. Iyo utaramenya ko Imana iri kugucura cyangwa ikwigisha, ubuhanga umuntu amaso ukamureba gutya, uri kumukubita ya mibare turi kuvuga, ukavuga uti ubuse noneho namukuramo n'ibihumbi 10 byo kurya. Urabyumva? Ukirwanira utaramenya ukuntu uha imitwaro yawe Yesu. Niba ushonje ubwira Imana ati ndashonje. Imana niyo izi ko izakugenza. Niba wabuze aho urara, ubwira ati Imana dore bagiye kunsohora mu nzu. Ariko iyo ukibikora nabi, ndashaka kubikwereka, uhita uhamagara kanaka ukamubwira ati none se wambabariye ukanyoreza 10,000. No kugira ngo afate telefone yawe agatangira akavuga ngo uyu ni wa muntu ugiye kumamagara. Ashobora kwitaba rimwe, akakwitaba kabiri, ku bwa kane nta kwitaba, ugasigara ukomeretse. Kuko iki? Wafashe ubwenge bwawe n'amarangamutima yawe byose ubireba ku mwana w'umuntu. Twasomye ibyandikwa kwita ngo amahoro nanganaga kimwe n'ay'isi. Iyo byarangira rero Yesu we arangije, yaje arakwereka ngo nshobora kuguha amahoro kugeza ku kigero nubwo wasohoka bagusohora mu nzu uyu munsi waba ukishimye mu mutima wawe. Nshobora kuguha amahoro, urabyumva, nubwo waba utakibona n'umuntu n'umwe iruhande rwawe, nubwo waba waburaye, ariko ukaba warinze ibitekerezo byawe ntibitekereze nabi, ntujye kwiganyira muri wowe, ukagira ijambo ryanjye muri wowe rikakurengera rikagushyiramo imbaraga. Ntabwo twabirangiza byose kubera igihe, ariko tuzagenda tubivugaho. Nicyo twahamagara ni ukubisangiza tukabyinjiramo deep. Murakoze. Wenda aho ngaho tugana ku musozo, umuntu ashobora kwibaza ese buri gihe Imana kugira ngo iguhamagare cyangwa se mu buryo ikoreshamo, ni itegeko cyangwa se ni ihame ko umuntu agomba kubanza gusa nk'uca mu bigeragezo byinshi kugira ngo iguhamagare by'ukuri, cyangwa birashoboka ko wanahamagarwa utabanje guca mu buzima nakwita bukakaye cyane?
wenda tugendeye no mu ngero cyangwa se nuko abantu benshi bagenda babyibaza kuko iyo ugiye kureba usanga buri muntu wese kugira ngo atangiye kwitwa ko akoreye Imana hari igihe yumva ko akubwira amateka yo kumva bisa nkaho wagira ngo bamwe dushobora kwita ngo ni igihano cyangwa se wenda twari twarananiranye mu yandi magambo cyase nitwumviraga Imana nagira ngo ukadusobanuriraho muri make mu ncamake kugira ngo tubashe no gusobanukirwa n'abadukurikiye basobanukirwe neza ikintu cyaba cyaragufashe ewana kikagukomeza ku buryo ubu ngubu nta kintu na kimwe gishobora kukunyeganyeza ngo wongere usubire inyuma ari nayo mpamvu ubu wicaye hano. Urakoze. Ndashaka kubisubiramo mbyiruka twiruka ariko kuko mbikubwiye najya ngenda nkakubwira amateka ya Yobu nkakubwira ukuntu Yobu yaciye mu kugeragezwa ariko akaza gusubizwa. Ndagira nkubwire ngo navuze ngo mu bantu benshi Imana ihamagara kugira ngo ibiyereke akenshi ica ibacisha mu bigeragezo kandi ikigeragezo ntabwo kiba ari cyiza. Kuva mu bwoko bw'Imana mu Misiri muri Egiputa yagendanye nabo iriyemera ko bashyirwa mu buretwa ariko ubwo buretwa bwari ikigeragezo. Baratotejwe, barakubitwa, baravamo bajya mu butayu aho ngaho nibo bageragezwa. Ntabwo ari uko Imana yabangaga ahubwo yagira ngo ubwabo babanze kumenya Imana kuri bo niki, bamenye Imana. Ubundi ikigeragezo ku muntu ni ukugira ngo amenye Imana yemera ko kimubaho kugira ngo amenye uko Imana ari Imana kuri we, nta handi anagomba kureba, kandi akamenya Imana mu buryo Imana imwereka. Imana ugakura amaso ku mwana w'umuntu. Imana niyibeshaho, Imana niyirinda, kandi Imana niyiyobora. Ibyo uyu muntu abizi akagendana nabyo nicyo Imana yemerera ko ikigeragezo. Muri Yobu Imana yagiranye ikiganiro na Shitani. Imana yirata Yobu, iramubwira ati wabonye umukiranutsi wanjye Yobu? Undi aramubwira ati kubera ko wamuhaye ariya mashyo, kubera ko wamuhaye ruriya rubyaro n'uriya mugore, none se yabazwa n'iki kukwirataho? Yobu Imana iramubwira ati okay, ndamuguhaye kuko Shitani yari musabye. Undi aramubwira ati Imana iramubwira ati okay, noneho utazagukora ku bugingo bwe. Urabyumva? Imana yemera yuko ubugingo bwacu bwonyine Shitani tabukoraho, ariko ibifite umugambi mwiza ku buzima bwacu. Rero iyo umaje kubisobanukirwa yuko kuko Yesu ubwe yaravuze ngo uzatinye ushobora kwica ubugingo ngo akica ushobora kwica umubiri akica n'ubugingo burimo. Ashaka kuvuga ngo ntuzatinye wica umubiri uyu, ahubwo uzatinye ufite ubutware bushobora gutuma wowe wapfa ku mubiri ukapfa no ku bugingo. Niho Imana rero yabwiye Shitani amubwira ati attention, wowe ndamugwaye noneho kugira ngo nkwereke ko ari umwana wanjye, kugira ngo nkwereke yuko uyu ari uwanjye. Ushobora kugerageza umubiri we ariko umutima wanjye afite umutima nkunda. Nibyo Imana yagiye ivuga, ntabwo ari uko abana bari abakiranutsi cyane. Nibyo Imana yabwiye mu mutima wa Dawidi. Imana yaravuze ati uriya nkunda umutima we. Ntabwo byabuje Dawidi ko agambanira umugabo w'umugore w'abandi akanamwica. So Imana yo irabyemera ibyo byose, ariko ifite umugambi mwiza. Rero urugendo bari abantu bose ibacishamo bashobora ibyinshi bari bagerageza. Amen. Ibyinshi bari bagerageza, ibyinshi bari bituma bakurwamo, bacurwa kugira ngo Imana ibashyire ku kigero, bavemo ab'Imana yishimira kandi bo kugira ngo bayihamye. Ibibazo Imana ikoresha ibibazo cyane ku bantu kugira ngo abantu nyine ngo ikoresha ibibazo gusa. Ndangije nanjye ndakubwira nti ntago ikoresha ibibazo gusa, ahubwo ijya yemera ko ubwoko bwayo bwinshi buca mu bibazo kugira ngo ibwigarurire
ibanze ibwiyereka yuko ariyo ibeshaho, ibwigarurire, ibereke ko ibashaka ngo bayigarukire, bahindukire. Niko kubatoranya. Rero ndakubwira ni hari n'abandi bahura n'Imana n'urukundo rw'Imana itakoresheje ibibazo cyane cyane, ariko abo bantu ni abantu bavukiye mu mbabazi z'Imana, ni abantu bavukiye mu gakiza, bavukiye mu batambyi. Kuko umwana akuze areba iwabo bakiranuka ku Imana, ntabwo wa mwana azigera ahura n'ibigeragezo, ahura n'ibyatuma ava mu bwiza bw'Imana. Rero abo ngabo Imana ibyemera, bakabona Imana badahuye n'ikibazo. Ko imbabazi z'Imana ziba ku muntu imyaka ibihe n'ibihe, n'umujinya we ukaba ku bwoko butayizi imyaka ibihe n'ibihe. Rero nge icyo navuga kuri ngewe n'uburyo nahuye n'Imana, kandi bigatuma nanjye numva koko bimbereye umucyo usesuye, nkakunda Imana, nkakomeza kumva ntandi naba atari imbere y'Imana, ndetse ntazasubira n'inyuma. Nibyo bya bindi natangiye nkubwira ko ari ihame nagize ariko mu kubwira Imana, nkabwira Imana ati nuramuka unkuyeho kino kintu, nanjye nzaguma mu nzu yawe iteka, nanjye nzavuga imirimo n'ibitangaza byo wankoreye. Kuko umuntu ubaswe, tuvuge reka nk'urugero, njye nanyweye itabi imyaka 19, hahandi mbibona ko ari ikibazo, handi mba mu bantu nanjye nkabona ko ari ikibazo. Nari nifitemo umwuka wo gukunda abagore, ntazi uko bimeze, nanjye nabibona nkabona, ariko icyo gihe ntaranamenya Imana, ntabwo nari nzi yuko ari ikibazo. Ahubwo iyo umenya Imana ibwite ikwereka ngo dore kino kibazo nacyo gifite, kandi ntabwo ariko bikwiye kugenda. So narangiza kubona ukuntu ndemerewe, nangize nabwira Imana, nuramuka ungiriye gutya nanjye sinzakuvaho. Rero igituma mvuga ntabwo nzava ku Mana nuko nzi ibyo yankoreye, ngi iby'Imana yankoreye, ntabwo umwana w'umuntu ashobora kubigukorera. Ni hahandi narize nkaboroga, nkabura umuntu n'umwe untabara. Hahandi nahamagaraga umuntu, namutera ikibazo, wa muntu ntagikemure. Hahandi nategereje uwo nitaga inshuti kwaza ku butabazi bwanjye, nta simona ntabara. Ndagenda ndaboroga, ndagenda mborogera Imana, mbwira Imana ati Imana, nuramuka wongeye kunyubaka, nuramuka umpaye amahoro koko yo mu mutima, nanjye sinzakuvaho. Ni ikimenyetso simusiga cyuko Imana ariyo yakakubereye inshuti nyanshuti, kandi yambereye inshuti, kuko yaraje imbere inshuti muri ubwo buryo nakubwiraga. Hamwe nari mbuze inshuti, iraza imbere inshuti. Hamwe urazi, reka nkubwira, urazi kuba udafite cyo kurya mu nzu, nyirinzu ari kukubwira ngo nguhaye iminsi 3, uhita umvira mu nzu, ati twarabanye, narakwihanganiye, ntabwo uri umwana mubi, ariko rero reka nkubwiza ukuri, iminsi 3 niba utanyishyuye rwose wigendere. Ibyo ukagenda ukamubwira uti ngiye nzaba nyaguhaye. Nyuma y'iminsi 3 ukagenda ukajya ukabwira Imana ati Imana, narakwizeye, urabizi ko nkukunda, ndibuka bimwe wankoreye, kugeza uyu munsi tumaje kugendana, none nongere nsebe imbere y'uyu muntu, nkayibwira gutyo, kuko uranyemereye nongere nsebe kandi nkwizera kandi ngukorera. No, ndabyanze, mbabarira wohereze kandi unyereke ko ndi kumwe nawe. Nge byambayeho n'ubuhamya bwanjye. Yego. Neza preavis bayisinye mu gihugu cy'amahanga, umuntu agomba kujyana muri polisi. Ndangije ngira ifuhe, ndagenda mbwira Imana, ndabwira ati ndashaka wigaragaza. Rero uburyo Imana yanyeretsemo nibwo butuma ntinya Imana. Imana iyo igiye kugukorera mu buzima bwawe, igukorera ikintu utazavuga ngo iki kintu n'umwana w'umuntu yagikora.
yahuje amafaranga y'uwo mugabo yanyishyuraga iyahuza mu bantu batatu, igahamagara umuntu igakoresha n'umuntu uzi ko akunda amafaranga, wari warashyizeho akadomo ubizi kayakunda nta rwose atayaguha, uranyumva? kandi munabiziranye, wa muntu ukabona araguhamagaye ngo bimeze gutya, agahita aza akaguha amafaranga ufite iminsi 3, ikongera igakoresha undi. Imana numvisha Imana imbwira ngo nguhe, akaza akaguha, ikongera igakoresha undi, ya mafaranga kuzura atari umuntu umwe yazanye ngo wenda yanagiranye n'ibiganiro na wa muntu. So ako ni ikimenyetso simusiga. Ikindi nshaka guhamiriza iyi Mana ituma tutazayivaho. Kamvuge kuri iki kintu cy'ukuntu umuntu anywa itabi imyaka 19, umuntu unywa itabi unyumva ashobora guhita amenya uburemere bwabyo. Ugera ahantu ugambirira ngo ndarivaho bikanga, ukiha iminsi ngewe ndivuyeho burundu, ukamara icyumweru, nyuma y'ikindi cyumweru ukongera ukabivaho ukarisubiraho. Ngewe umunsi umwe Imana narayiririye ndavuga ati ndabirambiwe, ngize iki, ndabirambiwe, ni igisuzuguriro, ni igisebo. Imana ica mu nzira, ikankwereka inzira nk'umuti Imana yakoresheje kugira ngo inkure kuri ritari, yakoresheje imbaraga zayo, irazira ngo ati okay, wabonye icyo, reba iby'itabi ryagukuyeho, reba iby'itabi ryagusize ku bantu, niko kuri. Urumva? Imana izana ukuri, inyereka ukuri, kwa kuri nkubonye nta muntu n'umwe wakwereka ukuri ngo ubyumve wowe, ariko Imana inyeretse ukuri nuzura za mbaraga, bituma mva kuri rya tabi. Bimbonye nk'ikimenyetso nibwo navuze ngo okay, iyi Mana ndayibonye. Hahandi bucya ugashaka inyota y'itabi ukariho, ukanagambira kujya kurigura ukarigura bikaribura. Rero nakibuka imyaka namaze yose ndi muri ubwo bubata, nakibuka ukuntu byantwaraga nk'umutwaro, nakibuka ukuntu byangaragaza. Niho rero navuze ngo iyi Mana nzayizirikaho kuko nyiboneramo amahoro. Iyi Mana yangaburiye nyikeneye, iyi Mana yambereye inshuti nyikeneye, iyi Mana impa ihumure, ikambwira amagambo umwana w'umuntu adashobora kumbwira kandi akankomeza mu mutima. Iyi Mana yanjye sinayivaho kuko niyo Mana ibikora bigakunda. Iyo ubu munsi ku munsi nakubwiye ukuntu natangiye nyibonera mu nzu yayo, uko ngenda nkorana nayo nyimenya, ihinduka ubuzima bwanjye. Ubaho ndi hano ndi kumwe nayo, iyo ngenda mu nzira mba ndi kumwe nayo, ahantu hose icyo ndi gukora mba ndi kumwe nayo. Rero iyi Mana ntabwo nzayivaho, umugabo wo kuyihamya, niyo mpamvu ntashobora kuzasubirayo. Ndangiza aka kantu, umunsi umwe nibajije kino kibazo, ndibaza ngako se ubundi koko ubu koko nasubirayo? Nasubira muri bya byaha? Nakongera nkajya kunywa itabi? Use nakongera nkajya mu bagore? Use nakongera nkajya mu rwango, mu kwangana? Use nakongera nkajya mu guca imanza? Nakongera nkajya mu kwiremamo ibice? Iyo ubirebye, iyo nsubiye inyuma nkabireba gutya, nareba ukuntu byanyikoreje umutwaro, nareba ikintu byanteye ingaruka zabyo, nareba ukuntu ari byo byanteraga bwa bwoba, byari byo byankuye mu bantu, nareba ukuntu ari byo byanteye ubwoba bunjyana hirya. Ako Imana yaza yikansubizamo za mbaraga, ikansubizamo cya cyubahiro cyayo, ikansubizamo bya byiringiro byayo, ubwo mpita mvuga ati ntabwo nshobora gusubirayo. Hari indirimbo y'Abaganda ivuga ngo mbwirira Farawo ngo ngewe ngo ntabwo ngenda mu Misiri, ngahubwo ngo ndajya i Kanani. Mu buryo bw'umwuka iyo ndirimbo yaranyubakaga cyane, ntabwo nsubira muri bwa buretwa bw'ibyaha by'isi, bwo gutwaza igitugu n'ibibi, ahubwo intumbero yanjye niyo kwigumira mu mucyo. Ngiye i Kanani aho ahasezeranijwe, mu mahoro, mpora mu mahoro, mpora mu munezero, mpora mu byishimo. Urakoze rero.
ko ubuhamya bari burebure gusa wenda tudatinze cyane icyo navuga wenda nabwira n'abantu badukurikiranye muri uyu mwanya nuko ubuhamya niyo twavuga ngo tubaye babyita gusubika tubusubikiye aha nuko ubuhamya ntabwo ari ikintu wavuga amasaha 3 si ikintu wavuga amasaha 8 cyangwa umunsi umwe gusa nagira ngo nibutse abantu badukurikiye ko hari igice cya mbere n'igice cya kabiri mu byatangiyeho kugeza ubu bajyaho bakabirebaho ariko ubuhamya buzagenda bukomeza kimwe n'abandi tuzagenda twakira kuko ubuhamya ni ikintu ushobora kwicara ukibuka ejo bwacyo ukongera ukibuka n'akandi kantu wari wasize inyuma icyo nasoza mvuga muri uyu mwanya ni uko dutewe ishema cyane cyangwa se abanyamahanga bavuga ngo proud of you tunejejwe n'Imana cyane kuba yaraguhamagaye ukayumvira nayo ubwayo yakubwira ukayumva ari naho wandi nayo nakuye cya kibazo nakubajije kare nuko benshi barahamagarwa ariko ntago bajya bitaba cyangwa se ugahamagarwa uyu mwaka bikarangira ukize mu bikorwa ibyo wahamagariwe gukora nyuma y'imyaka 10 kandi hagati muri iyo myaka irimo hagati harimo benshi babaye gupfa ariko ikintu navuga cyo Imana ishimwe kuba yaraguhamagaye nawe ukayitaba ukayumvira nuko hari benshi bazagenda bakira icyo nakwita bimwe mu bikomere kuko ibyo waciyemo hari abakiri kubinyuramo hari n'abari batangiye kubyinjiramo hari n'ababuze inzira zo kubisohokamo aribo navuga bazagenda bakuhamagara cyangwa bifuza kuba kubona kugira ngo ugire ibyo ubaganiriza so nasoza mvuga ngo Imana ikomeze bane namwe nitwasoza tudashimiye ubumwe Grand Hotel kuri service yabo nziza aho ushobora gusohokera we n'umuryango wawe muri ibi bihe byo gusoza umwaka kifatira ikawa yawe yego ukagubwa neza cyane so nanjye kandi ikawa ntabwo ihenze ni igikombe cy'ikawa kigura 3,000 uri hano muri uyu mujyi rwose ushobora gucaho ukayifata wigendera abantu babumva ko ihenze babibona inzu gusa bakavuga ati hari ahantu harahenze ariko ntabwo ihenze na hot chocolate ibintu byose twayusa ko umwe Grand Hotel hari abantu benshi batajya bakunda kumenya iherereye iri iruhande rwa Bank Populaire ku nyubako yabo cyangwa se headquarter yabo hano mu Kiyovu no ku muhanda uri haruguru ya Milcorin ego so nitwasoza rero tudashimiye n'abadukurikira yaba comment zanyu yaba share zanyu turabibona kandi turabibashimira njye wabaganizaga cyangwa se wabafashaga kubaza bimwe mu bibazo navuga biba bitoroshye umutumire rwacu uyu munsi yari Rachel Uwimana murakoze nanjye nari Iraguha Francis ariko ntabwo nasoza ntakubwiye nti kubyo tuvuze byose ugende usome icyandiko kiri muri Matayo 11 umurongo wa 27 kugeza kwa 28 aho Yesu yavuze ati yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze ngewe ndabaruhura ushobora kuba ufite umutwaro ukuremereye ushobora kuba ufite ikibazo ariko Yesu niwe wenyine ushobora kugira icyo agikoraho murakoze ciao Imana barinde turabakunda murakoze